Mwaramutse neza, twigisha filozofiya Spinoza kuko ni Peter Claver Rurangwa. Filozofiya Spinoza itugarura ku kwiga umuntu, kumenya umuntu uwo ari we. Spinoza we ahita amuzana akamushyira muri nature, akavuga ko ibiba ku muntu, ibyo akora yaba byishimiye cyangwa atishimiye, ibimubabaza cyangwa ibitamubabaza, byose biri dans l'ordre de la nature, biba biri muri kamere. Nk'uko inyoni iguruka yabona ikirere kitameze neza ikagira ibyo ihinduraho igasaza igapfa, niko umuntu bimugendekera. Umuntu wenda agira izindi nzira, akaba yaca mu ishuri, akaba yaca mu idini, ariko uko inyoni biyibaho, nk'uko igiti kigira inzira zacyo, ni nako umuntu bimubaho. Mu yandi magambo, binyura muri determinisme. Determinisme ni ukuvuga ibyo usa nkaho uzacamo igihe kiri imbere, byose biba bizingiye, byanditse mu bindi bintu birimo gukorwa n'abandi, nuko climate imeze. Ibi ni ukuvuga ikintu cyose kibaye kikugiraho ingaruka, nubwo cyaba kiri kure hose kikugiraho ingaruka. Especially noneho ukiri muto, ibintu nabwo bikubayeho, ibyemezo ugenda ufata cyangwa abandi bagufatira nabyo bigenda bikurema. Niho uzabona ngo bamwe baritonda, abandi ntabwo bitonda. Akenshi biba byiterwa na influence baba baragize bakiri bato. Hari igitabo rero tujya tuvuga mu minsi yashize twakibabwiyeho cyitwa ngo La mort est mon métier, ngo kwica ni wo mwuga wanjye. Kwica ni wo mwuga wanjye. Kwica ni wo mwuga wanjye. Good. Iki gitabo Kwica ni wo mwuga wanjye, hano uko mubona ifoto yaba wenda igaragaza nk'abasirikare babiri b'abanazi bafashe umuyahudi umwe urimo hagati. Byari bimeze bite rero mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, igihe cya Hitler? Hari umugabo umwe bakoranye cyane, cyangwa wakoranye n'uwungirije Hitler, kuko uwo ngiye kubabwiraho yari ahagarariye inkambi batwikiragamo abantu. So kubatwika komite, ahubwo ni ukubashyira ku mashambure ya gaze. Babashyiraga muri shambure za gaze zikabica. Ariko umuntu wabikoraga yari muri famiye ye, yari umuntu usanzwe mwiza rwose. Ubwo umugore we yabitahuraga, kuko umugore ntabwo yari azi akazi umugabo we yakoraga, ntabwo yari azi ko umugabo we yakoraga muri ibyo bintu. Yamuhoje ati buryo bwose n'ibi ngibi wirirwagamo, iyo wazindukaga n'ibi wabaga ugiyemo. Igisubizo yamuhaye ni nk'icyo yahaga abacamanza. Yaravuga ati ngenda ndimo gukurikiza amategeko. Iyo porogaramu yo gukurikiza amategeko rero yayikuye iwabo ubwaho hari hameze nk'idini. Yari afite se udatuma akora ikosa na rimwe, ndetse akamubwira ati wowe uzagenda ube padiri, numara kuba padiri ibyaha byanjye uzajya ubisabira umugisha. Umwana yaba yakosheje, kuko nzi ko hari igihe yigeze kugira gute, yigeze asa nkaho yashwanye n'undi muri neige, mu kintu cy'urubura muri neige, agiye kumwirukaho undi aragwa aravunika. Ariko ukuntu se yabifashe, umwana yari azi ko ijuru ryamuguyeho. Mu yandi magambo, the figure of authority cyangwa la figure d'autorité yari iri muri se, niyo yamukurikiranye mu buzima bwe bwose, mu barimu, mu bayobozi, aho yagiye akora. Aho yagiye akora. Isomo rero twakuramo ni iki? Ni ukumenya yuko igihe twibwira ko turimo gufata imyanzuro, ntabwo ari imyanzuro iba ari iyacu, ahubwo ni imyanzuro. Uyisi yacu ni nk'imyanzuro yacu, ariko natwe ubwacu ntabwo tuba turi awacu. Tuba tugendana ibice byinshi by'abagiye batwigisha, by'abo twagiye duha amashyi, n'abo twagiye twemera. Kugira ngo ube free, nuko umenye ibyo bintu byose
uko birimo kukugendamo. Murakoze rero, dukomeze dufatanye ubushakashatsi. Icyo gitabo cyari cyiza cyane muri uyu mwanya, kuko koko nk'uko Spinoza yabivuze muri shapitire ya 3 y'igitabo cya Ethics, umuntu ntabwo ari empire iri hanze iri indani mu zindi empire, ahubwo habaho empire imwe ariyo nature, ariyo God, igenda expressinga mu buryo butandukanye. Umuntu rero amategeko agenderaho n'amategeko ya nature. Murakoze, mugire umunsi mwiza.